kandi papa uzatuma ngumira. Muze kumfasha gutya. Wari ugikomeje. Komerezaho numve gake. Babona uri umusaza ariko uri kuzana. Nakubwiye umusaza nisiko. Komeza mu matama. Ukunkura mu matama. Ndana tuganire. Ubu ikiriyo nicyo kikwihutisha kurenza umwana. Njyanwe no gukaraba intoki. Kirosi. Yo mpamvu se uri kumucyurira ngo uzamushakana hamwe nanjye. Aho muri iyi minsi wagira ngo baranababuze. Nawe mbigusubiriremo. Hakujya ashakwe n'ingegera. Nabaho mbanyana. Tubuze hano. Muze umva rero. Niba nyanze nsubiza amafaranga yanjye. Birabareba. Nayagusubize. Wagiye kuyageza hamwe. Ibyo ni bitureba. Basi nyine. Oya. Mumpere ubwicatanu cicere. Icyatangira miliyoni 3 nagwari ngo icyatanu murayama niba Shumeze utese. Sheri ni so. Nawe waragiye uratinda. Nari ndi mu kazi kandi urabizi nyine ngomba kugira ngo gushakira umugati. Urabizi nakumbuye nyamira nk'umuntu warwaye. Nimpamvu mbona warembye siko ufite n'umuriro sheri. Ntabwo ndwaye amahoro ugenda. Ariko icyambere cyo nuko nje nkagusanga none nazaga umutima wanjye uri gutekereza cyane mvuga ati teta wanjye meze ati. Shameze neza nuko nari gukumbuye gusa. Nawe ujye ugenda ugahera. Sheri rero hari akantu ashaka kubwira. Mfite gahunda yo kuzagusurira karirimbo. Kumva icyo kintu. Urasetse. Babona yino ubeshe sinari nawe n'indirimbo wasohoye. Uhora umbwira gusohora indirimbo. Niyo mpamvu rero nyine ntago nta ndirimbo nimwe nasohora ariko. Uzamelinki. Sure. Byemeze ko uririmba. Wingiye kukuririmbira basi mbabara ahubwo nuzahunde cyane birenze uko mbikeka. Maze nibyo byanankuruye. Gusa nkunda abantu baririmba. Shiriko numva turi guhuza koko. Ndabakunda cyane pe. Okay rero. Ibaze kuba nemeye ko uza mu rugo. Urumva bitarenze. Birarenze cyane. cyane. Rero akanashaka kubwira. Papa dore shiri wanjye. Shiri wanjye. Mwiriwe muze. Eguka. Nabagira. Kangeguka. Papa nanuba kuba Mwiriwe neza papa. Shiri yune papa wawe. Papa. Mwiriwe neza muze. Wongera gukunda naramukubwiye. Papa ni shiri wanjye. Papa kuri kureba no. Bitese. Ni sawa. Witwa nde? Bayita Davis. Davis. Wande? Davis. Uruwa he? Ndi w'Ikigali. Ese uru Kigali injuru kubona ntuye. Ndi kukubaza utuye he? Ndo wa Kacyiru. Mfite ababyeyi bombi. Bose ndabafite muze. Papa ibyo ni ngombwa bimwe. Papa simfite sheri mwiza. Nawe utangiye kurakara. Muze mumeze mute se? Mumeze mute? Bande wowe umeze ko nabameze bate? Nyine ndi kukubaza wowe umeze ute kubera ko naje iwawe nyine ntaraguteguje nje gusura umukobwa wawe. Hari uko bageni bande bapfuye barihuse. Ko si woga pfa. Ubu koko nakureze nabi. Ngo reba ku nkengero z'amatwi. Bakupye mu mpande. Wapi nukogosha bisanzwe muze. Uretse rivumbi rava mu mwinzu gute. Muze navumbi riri mu mutwe mba nahakoze. Mba nagiye muri serenze. Muzehe nisiko. N'ufite se bijemo. Cucu ukoraga iki?
Muzengere ndi umuririmbyi. Uri? Ndi umuririmbyi. Waririmbye yihe? Naririmbye nyinshi cyane ahubwo sinzi impamvu utanzi. Nk'iyihe? Nk'iyihe? Nyinshi cyane ushaka nguririmbire se wumve. Ririmba numve. Ko njye navutse bwije nta kindi nakoze usibye gukomeza ibyo nari ndimo ntago nakunze abenshi ahubwo nakunze umukobwa wawe niyo mpamvu twahuje hano ukaba urimo kuza umefiya nazi ibyo uri kumbwira ngo wakunze umukobwa wande. Nakunze umukobwa wawe muzehe. Papa ugiye kumusora nk'imbwa. Kukubwira ngo pashiro mbone wagicucu. Sindage. Kandi papa uzatuma ngumira. Muze kumfasha gutya. Wari ugikomeje. Komerezaho numve gake. Mbona uri umusaza ariko ibyo uri kuzana. Nakubwiye mu musaza Nesco. Komeza mu matama. Ukunkura mu matama. Enda hano tuganire. Ndimo se shiri umusaza ari kumujyana. Mira hano wanyana yimbwa. Urugo rwanje nuko kugeramo ingegera ziboneye ko umusaza ra. Siba forma. Soka. Umusaza umusaza nawe azatuma ngumira. Uwo nzanye wese aramwirukanye, uwo nzanye wese aramwirukanye. Ninduzanye bakamwirukana. Ninduzanye. Ko papa wagiga abanyamahanga. Uza kugira ubane nirangetura. Wagarama nka kurongorana na nyoko. Agicucu. Yumvira nk'ibigambo buri. Ngane uramwana ufite rwasunzu umeze nk'agace. Meze nk'agasuku nka nyirabaraza. Ubwo nyine nibyo. Urayakumarira iki? Nibyo isemo kuzandongorana na mama. Ariko abantu bose nzanye bose banzanye. Umukundi iki? Ubuhanzi. Ni mwiza n'inzobe. Ujyaho kumbona uko. Ya. Izi ya muzazishira mu nkono muzitekaho gapfaho. Amazi. Teta. Karamima. Aya mazi ko mbona atakiza habaye cyangwa yagiye. Mazi yanamiye neza. Ubwo papa yarakishe. Yarakishe. Abishaka se? Ntabwo mbizi ngiye bya papa sigaye ntera n'umujyi. Ko mbona wana babaye ahubwo. N'ababarasi. Ngende umuntu wo kugenda n'abahungu papa akabirukana. Abirukana nabi nk'ingegera. Nesa abahungu babazanye babibwiye teta cyangwa nyine nawe uragenda ugatoragura mugani wawe imbobo ukazana ugashyira hanyine se mama nzaba ndateretwa. Oya nanone. Ese wazaguma ahangaha agiye. Abasora nk'imbobo. Yarangiza ngo bari abahungu ntabwo bashaka ngababwira ngo ndongorwe nabo ngo yadufatanya. Koko abakobwa bakowe ndatangaye. Ngo nguki teta? Byavuzwe na so ukubyara. Cyakoze washatse nabi. Ngo wagira iki? Ariko abagabo baragwira none ndavuga. Niwe wabyivugiye neza papa wawe mu kanwa ke. Ubu ntabwo uzi ibijya bibera muri uru rugo. Wowe wigendeye. Ndi umwana warezwe na se koko. Ariko umwana wanjye ni amafaranga ega akazi nako kaba gakenewe. Mbese ndakwanga koko. Noneho nzabe masera. Cyangwa njye mbasanga. Ibyo byose nabyemera. Njye mbasanga iyo bari mu mageto. Oya teta suko nakureze. Mwana wanjye inyigisho ngo hani nyinshi urabizi. Mfite agahinda. Ibyo uzi no kwirirwa ugenda ntujya umenya ibintu byo muri iyi nzu. Papa nawe ahora nkubita no kurya. Ajya ncurira ngo kuba utari wazana umuzungu hano ngo uri kurya ibiki. Umuzungu w'ikizi. Ashaka umukwe w'umuzungu se? Ndashaka umuzungu. Ariko noneho we. None se umuzungu azabuza umwana wanjye kurya njye mba nkorera iki? Si we nkorera? Si we nduhira? Uwo muzungu nataboneka ntabwo uzava hasi. Ntabwo nzahava no se mugiye mumaze kuzana abasore batatu. Abanga kandi makunze. Ariko sobanza siganywa n'itabisiguza. Tabi gusiza. Nta bagore se ageza n'amateka. Wimuramo amagambo. Ese ubu kandi kuri akariyegera. Niba ari papa wawe bigukorera ngenda kwanga teta. Njye se ndi umuntu wo kubafata mwembi nk'abateranye. Oya ariko wenda hari igihe nabyo. Kuba bazana uzabyihigira ubimenye. Njye nshaka kuregera papa arambangamiye. Angeze hano harabura gatumuru ke nzanamwubahuka kandi uzabibona. Oya teta suko nakureze nanone waburengereye. Cyangwa imyaka mfite aho ngeze aho imyaka maranye naso sindamwubahuka. Sibyo? Ntabwo ari wowe rero wahita ufata iya mbere ujye kubahuka papa wawe sibyo? Ahubwo umva nkubwire.
abo basore uzana wowe ubwawe kugira wenda nanjye mbone aho mpera nganiriza papa wawe nawe koko ubona ari abasore bazima cyangwa nawe nyine utoragura imbobo ukagenda ukazana so nawe bikamubabaza ese mama amubwiza ukuri niba nzanye umuhungu uririmba indirimbo akarapa ararapa uzi ukuntu biriya bintu bigira amafaranga papa rero se babandi bita ngo turabahanzi ngo bakizamuka akaza kurapa hano mu nzu ya so ibintu bidashinga si wowe mubwiye se muri harape yaranamubwiye kwiganirira yaramuniza aramukubita sha papa ariko uwo nguwo se we waramukundaga cyangwa na n'ubu ndacyamukunda abantu bose reka rero mubwire teta mwana wanjye sibyo ubwo urumva ko yakudahora hano mba ntahari biba ari ikibazo ubwo nanjye hari amakuru umenye ku bibazo ufite rero mubwire mama mpite nanigendera nutaganiriza umugabo wawe ndakubwiye ngo nzamwubahuka sinzaba amasera kandi sinzishingira mu bimenye neza sijyana nakuburiye wari wicaye hano ngo nakubuze nagize wagiye rukunshakira iki ese wowe nituba tunakumburanye nituba tugomba kuganira maze nawe mukumburano yemwe abashize iminsi da tugomba kuganira tukareba uko ibintu bimeze naho bigeze ubushitsi bwo kwa kazi hisarega bwegereje nta kintu kuvugaho ngo mbone nawe nosi ntabwo uzabutaha ntabwo nasigara ndi ninaha sinasigara ahubwo ubwo nabyo urumva bigiye mu mibare y'ibyo nari mfite n'iryari se igihe mibare uzaba ryari ubwo bushitsi si kuri 16 si masa rero nawe ibintu bazagasinze ngo nibatissimura so batizimiza enda kumpuruza nanjye koko nuko bazaga mu bwawe dore abatwerera nigumire hano niruhukire kubera iki siko ubwo mutima gwe kumeze nk'igihungabuye mwagira bukerebura nawe ejo nawe nubucuza ntibaze ubwo raje gutangiye kunyurira dore umva nyine mubwira icyo nagushakiraga igiki aka gashati rero nawe urakarambanye ugira ugahindure da nariko ndahindura imyenda ni icupa si ugeze ku icupa wo ndaceceka none se uzaza ku mangazini ryangu uzanzanira indi nzakuzanira ko dayiwazanye yari ikomeye cyane zirega zari zigezweho zari zigezweho cyane nyumva rero icyo nashaka kukubwiraho bani ikibazo cy'umukobwa wacu uwe mukobwa Gateta arakuze nawe ntukambwe ico gicuci cyo kimarima Chakonoga tukumwana Utigomba naga uyu mwana w'umwasha akaba ariyo mpamvu yarangije gucura mu bwonko Ibintu bya byose na mahane Sinuzanje nazanye yarayishize Irimo nyine ariko reka banze umvira ikibazo cyanjye Numva ariko numva iki Icyo kibazo Yewe rero utangiye kumata nabi mbura naho mera nk'ubu Nguhasiye nabi nyine urabona teta sibyo arakuze pe ariko ikibazo mfite dore arazana umuhungu hano udakubisuraniga ugaterera hanze ukajugunya nk'imbwa ibyo bintu ko kurumva byikwiye ko narababwiye ngo cenze cyo koze narapfuye nibwo hano hazagera ingegera mu kazi hakaribu zigakora ibyo zishaka sibyo kantabwo nsuzugurwa yo koza gusuzugurwa nubonetse wese ngo nimbwa nimbobo niki attention mwana wanje yaramvunye mureramvunye agomba gusabwa no kwatarama wakoze kuza kunsura uyu mwanya nawe utegereje igihe kinini narawubuze hanyuma se nshakireke cyatumye nkumaho mumagara byacitse n'umu w'abana b'umuturage asiko mbona utishimye wabaye nishimye sari kizo nkorewe mukoreshereze ibintu bishukose nicyo kintu kizo ushaka umukoreshereza uyinkora mu kuko urabona bimaje no gusaza ibise ibintu bikura nkanga kuba naje kugutega amatwi ntabwo naje ngo nkorakoreho nyine ibi bisuku nangaye mu bikoresho ibyo se birakureba cyo byiza kurenza ibyo ntabwo bikureba ngese ngenda gutakiye ase brandi teta buri reka rero umubwire urumva urageka kunyizamura we emera urumva
wowe dukundane, icyo kintu buriya njye mba nanaguhamagara kuya tubiganire, emera dukundane. Nakubujije kunkora. Nta kibazo. Nta kibazo. Emera dukundane ureke buriya buvuga njye mbona wabuza ushaka kugutereta budafite na ipfu na ruguru. Kuba neretwa n'imbwa ntacyo bivuze. Ibyo ngibyo rero kuba neretwa n'imbwa ni ibyanjye. Ngewe nakugize umunyamakuru se wo kurondora abantu nkundana nabo. Ase uteta ntabwo wifuza umugabo muzabana mukarwubaka rugakomera ukareka kwirukanga inyuma ziriya ngo siko wajya ngo urakere muri abana ba teenagers twiga muri secondaire rwa sahari nk'abana b'abakobwa ugasanga kundi abantu bamwe bimogi bandi bigira ngo nabahanzi b'amafuti ugasanga nabo ngo kunde nawe uracyameze nka kuryo umaje gukura akarebye icyerekezo cyawe ukavuga ati se niyo muntu twabana tukubaka urugo rugakomera pana komeza kugenda muri zirandereze zambara ubu pocket budashinga. C'est ça. Abo kwa tarampure bazakurura mukobwa. Niko bimeze. Ko bimeze. Ariko se papa Teta rero. Urumva? Reba haje wa muhungu w'umuhinzi. Ati sinshaka abahungu b'abahinzi. Kuko nanjye numva ndagushyigikiye. None navuye nisisha uhingaga iki? Nagize ngo wenda ni ibirayi. Ahinga iki? Imegere. Ego. Oya ho wenda nanjye simushyigikiye. Navuga ngo mvuze nabi. Oya, aho ni wavuze nabi rwose mugabo mwiza ahubwo umva. Reba abahungu bose bazaha ukabanga. Reka rwose tureke umwana nawe yisanzura. Haje usunikaga ibisheke ku magare. Haza cyakindi cy'inkwara umoge. Haza wa munyonzi. Haza wa ndera namushe ngo yishe nyina. Sibyo? Abo bose. Ese uwo muraperi niwe wishe nyina. Je ndakubwiye ngo ibi byose ni wewe ubikora gukanshukira. Mbese nkungu abaye umwaka nkumba ngo hari wa mudu nanjye yinda data. Bazana yimutera kubera wowe. Ese uzanga abahungu bose bajanga. Aho ntacyo ngusubije. Lebra ya pantari tayiyi ngiye kwa karobanuzi ngo bagiye gusoza ikiriyo. Ntasanga barangije gukaraba intoki. Ubu ikiriyo nicyo kwihutisha kurenza umwana. Njyanwe no gukaraba intoki. Kiriyo si. Yo mpamvu se wirirwa umucyurira ngo uzamushakana hamwe nanjye. Aho muri iyi minsi wagira ngo baranababuze. Nawe mbigusubiriremo. Hakujya ashakwe n'ingegera. N'abahombanyana. Nabivuze ko ari ibigambo byabagiye kundugutwa. Nta kindi wavuga. Siti tunzakugire gute koko? Iski. Ngiye kamwereke. Aho ngo mukundana kuba tugukodesheje nagushinzwe kumenya ibyo. Erega buri utabona nubwo nkodesheje angaha muri iki gipangu cyanyu ubusureba hari akamonyi hari akuruyenze. Maje kuzuza inzu ya kadasteri nziza. Ubu akantu gasigaye kanyuma. Nugupavoma nkashyiramo amakaro neza nirangi. Mbwira ngo ijya n'ikibanze maje kuntwara ngaye. Miliyoni 25. Izo se ninde zikubajije? Kuba wagira inzu, kuba wagira imodoka, kuba wagira iki? Ntago bindeba ko nibyo si ibyanjye. Umamaga yase uri kumbwira imitungo ufite. Iwacu turayifite. Yego nyine murayifite yego ariko reka mwirike nakubwiye winkora. Winkora. Nzagukunda. Dore ko ariho muhera mu bashosho. Urumva? Kandi bareka mubwira. Barakubwira ngo mukundwa kazi ibyo ngibyo se ninde ubikubajije. Urukundo usigugukunda ukajya gukunda. Ubundi ushaka kuri mara nyine mpfa guzwa gutya. Warangiza ukazasanga ingegera itafite pfo na ruguru itanagukunda y'umunyatabi ikajya guca inyuma ugasanga ubuzima bwawe burangiritse. Ibyo birakureba w'abakobwa winjizamo hano se ntago mba mbireba. Kanigendere n'ubundi narenze ko nta bindi bigambo ugiye kuvuga. Abahungu bagutereta ngo mfite amamodoka ngo mfite inzu. Ibyo ngibyo ngiye mba mbikubajije. Teta nyamwanga kumva nanze no kubona. Aragenda muzi kwihara. Haryo uzabyicuza. Uri gukodesha ufite kadasiri. Nisoko rwita yuzo reka nyuzuze ejo bundi reko nahitanjyamo. Teta uri muri igira gutyo. Dore ejo bundi natumije na benzi mu Budage. Urumva twari kuza twitembera. Uzashaka aho muzijyana. Ubundi umusaza. Yego. Niba rwose ugiye kubijyamo bikacyamuka. Uramukobwa wawe nkamubona bite no kumukunda. Sinakubwiye ngo impungenge zawe zose ntizishira. Byose ndabikora. Ariko rero nawe nanjye byo nagutegetse. Bigomba kumanza byakoreka. Buranda umugabo w'ibikorwa ntabwo umugabo w'amagambo. Enda ngashyiramo nimero ya konti ya mushyiro za 3,000. Kandi ikibazo ni inkwano nzayiguha. Buriya mukobwa kubitewe n'uko ari mwiza nanamukunda ngiye nzamukwa 2,000,000. Kuko ikibazo mfite si amafaranga ahubwo mfite ikibazo cyo kuba nafite umukunzi. Kandi umukobwa rwose mukunda byo. Arashaka Benet.
uribe ntabwo ari bene ni beka oya ni beka dore ndimo ndabibona gere ko ari bijo bija tekonisha uyu maya beka yego subona do nibyo yagezeho ndabireba ndabona message tirimutse ubwo iki kuri cyo nk'umumenyetso mukobwa ndamuguhaye ndamuguhaye kandi simugoye ubwo ayo mpaye hazavamo inkwano zimwe n'igice agandi harimo umugongo w'umubyeyi agandi rero umwana afite umuryango wa nyirasenge basi wabo nabo bazabonaho ariko njye nturi kuyivuna nakoye kwize 3 nizo kugira ngo umeze neza urita naguhina uzana kwe miliyoni n'igice nabyemeye basi ariko sundi tugenda ahubwo munaramukanye tugenda muramukanye cyangwa birapfa ego bukiramaye ku mwana nibyariye se ntabwo yandenze amavi nubwo yakwifatanya oya ndabese urumugabo atafukirwa mu kuva kera Banda kuzi neza cyane neza sha neza twahuye oya tumirana hahasirimu uriya kugira ngo ngere yo meze neza reka no kuyinywa kuko nje nshaka kuyinywa ugasanga ngezeyo nasinze oya ntukayinywa nta bana bato yizene ngo reka no kuyinywa ndakomeza nyimwere n'ubundi ngene natangiriyeho iyo nawe yijyane n'intuza kagende ndi kumwari imunzi nishira video mu muhanda ndagera ndi kuyinywa tugende no mukobwa muramukanye mbesi mbahuze ntajye widagadure necha mukundira buriya uro mugabo nawe ushira mu ngi reka tugende usimbuke neza udasimbuka ugasanga uraguye dore ubwo singeze hejuru neza nukunyura shiraho kurura ibyo bitambara ntabwo mbagacaka ngo abantu baze bagere bate bandumuru ako musaza noneho ikoze neza kabisa nibyanye no kubwiraga amafaranga nubakishije inzu ni kari wicara nari mfite bo dataje kuduha imigabane njeba bundi bari baranyanze mu muryango noneho bajya kuma bamantu ho kugasi hatakwera n'ikintu nta n'igishimbo kigeraga gipfupfunuka mu butaka ubwo hano ari amabuye ubwo bazi ngo barantaye ngo baranjugunye barumuna banje bene mama bose mafata bari ku nkwena ngo ndimbwa kuko bo ibyo si ngombwa mu mateka kuko ni nananiranye noneho haza umushinga guru gushinga iminara gwa munara basanga bukiye kuja aho kugasiha n'andi mani tibemereza amana itibemeza ahantu batatinyukaga kumpa n'ibihumbi 200 ushinga bamaye miliyoni 400 kandi ubu nabwo baracanyishura mpaka kuko munara ibyo gushinzwe birangiye numva nzajya mpaka mpfuye gura nese nubakameye inzu mfite indi nzu ekomera hano hepfo kwikaragiro kagira indi nzu komera hirya naho mu bibutibuti mbese n'ahantu henshi mfite amazu gutwi ndakumenye ariko nta kibazo naho ubundi icyo kigaragara cyo ufite umugisha kandi naho kunyuma kugira umugisha ufite n'imibare mwana wanje umuntu w'umugabo sha saho nkuye ndagashahurwa kamubwize ukuri mwanzu kwangara kuga mureko babijana zizamurira ikofi kuko buri kintu kiza cya mbere mushimira wambere randiroti mwiza ntacyo tuyatugirana kandi uriya burabanye ibintu wa mukobwa wawe isko ndamuzi burasiko twabanye ku nkiko z'igihugu ni mama twasangiye igitaramo dusangira amata dusangira ibintu byinshi twarabanye wayakuriye imfura pe ni mama kankwereke bra isko ntitwigeze dutererana mu mahina ahubwo twarimananaga nuko utabimenya nanjye burasure nta mwanzo wa gutera avuye iwanjye bo rero ntabwo wankorera ibi bintu
nandi ico nakwijeje nico ngomba kuguha umugeni oya rwose kora ngo ndamuguhaye kawumbe ko muguhaye nono ukagogwe n'inkwano umukobwa wawe nta kibazo azagira iwawe ariko amata ukamufata neza cyane unashaka uzagikora sinakubwiye ukuntu ndimo ndubaka inzu hariya ku Ruyengo yamaze no kuzura ubu ngubu imeze neza ni kadasiteri nziza wenda si hwanye ni umuturirwa wawe ariko nanjye wumve ngo nanjye ndimo ndagenda ntera ikirenge mu yego ubwo rero wicara ushaka iki amatariki go kuza gufata ubwo kanze ngihamagara muhamagara teta naye namukomboye teta we iko wagapfa ntumbaga nisisha uzimbo iranimba ubwo bagera cyahuje na nyina bagahuza ibitekerezo bagashaka kugira utakumbona ngoga umenze kore umuyobozi w'urugo umutware w'urugo teta sinza ndahamagara kabiri gatatu tari wumva igicucu nimba umwana n'ikikiri umwana kandi umenya ngo ugeze ute ariko se papa muri mu biki mwebwe nziba si imera neza ihangane kururesha ubundi naravuze ngo abantu baresha nayo ntabwenge nese ubundi nyengenge musaza neza umukobwa waba yabyara ubwo papa aragushoreye uresha utyo n'indesho yawe ngo uje kwa teta nakubwiye bya ariko nakwemera nese wagicucu ari uyu nguyu nazirangerera uzana uyu nguyu n'umudiaspora reka yambaye umudiha siporo uyu ni umuzungu se reka nkwereke kwizera ry'abantu tabanye n'umuhungu nakwica papa uwo byaruta ukanyica wogira mbane n'urundi ruresha burya ziranya nazimbwa wirwa urugukurana nazo uwigeze ngurira icupa nindi urukungurisha kubera ko baguhaye ahubwo cyangwa mufite isoni kwako n'impamvu ya umuntu w'umugabo ngiye nakubaka n'urugo rugakomera ndakubwiye ngo wewe guhera aka kanya isanzura ukaba kabukora iyo ushaka nk'uwakoye kubera icupa bakuguriye inzoga nayinyoye mugire mufatire uribesha ndagufitushi ubona kugenda debera kino kintu papa azanye murabo ngo nawe rero uramusubije nk'umukwe nyine si wari uri hema muramukanye twaramukanye ahubwo njye nakomeje numva utuka umwana se wandekeye umwana agashaka uwo yakunze ukareka gukomeza umushingira abangaba bose abuho nyine mwumve rukomba dore uyu muhungu ni mucura buhoro cyane akabicegera cy'ubumana akabihumure bagayimandwa sibyo kandi uko mureba uko nguko umwana wabiri uriye inka ariko ntiyaziminurira ahubwo yazimenyeye mpore kandi dore nuko mbabwiraga ntimwumve umva nkubwire umwana wanjye azashaka uwo ashaka uwo azakunda niwe azashaka ntabwo uzajya kumushakira aho ngaho ngo kwakugurira amata nande ntimushobora kuzana hano umuntu nashaka ibyo sinibiki apana no ndasinibiki ubyangu byemere ntabwo byemere aho ngaho ngo bakuguriye amayo erega nawe yicaye yiteretsemo ziba fatira urankora ndagukubita teta ntagusuzugure ngo ndavuze ngo musome mu maso byose ni ibiki ibyo ni ibiki ibyo bintu ntibikibaho nakuzanye umeze ute n'amazi hari uwaba gutandukanya n'amagujya kirayi naribi ariko ntabwo nshingira umwana twageze muri fizi umwana wanjye azashaka uwo bakundanye uramushingira ngo uko yaguhaye amayo inzoga se nizo tubuze hano muze umva rero niba nyanze nsubiza amafaranga yanjye birabareba nayagusubize wagiye kuyarya sanga ibyo nibitureba basi nyine oya mumpere ubwicatanu cicere icyatanu ngiye miliyoni 3 nagwari ngo icyatanu murayama niba nyanze yaba ari 200 y'ibiceri